Hello guys. Uyu munsi nifuje ko nabereka uburyo telefone ushobora kuba wayikora ntiyongeye kugenda gakeya. Ese nawe ibintu bijya kubaho ukazajya ufungura nka application nyuma ugasanga phone ntabwo irimo gukora neza, wakafungura application ugategereza amasegonda kugira ngo ifunguke. Uyu munsi nifuje ko nabereka ko ari benshi bagiye babinsaba bambaza bati ese gute ushobora kuba wafungura application ikabanza yatinda, cyangwa se mo kimwe ukuntu utangiye kuzajya yikoresha mu bintu utazi, yani icyo gihe ngo manze bikwereke. Mbibutsa kubanza gukanda subscribe kuri iyi channel, niba wamaze no kuyikanda ubona umusanzu kabisa watanze. Okay, thanks, turagushimira. Twihuse cyane, reka dutangire. Mbere na mbere ubanza waza hano muri Google Chrome yawe. Yes, nta mutazi Chrome, buri munsi twese tumaze kuyimenya. Uraza uyifungure. Urabona uburyo ifunguka, nta muntu utabuzi uburyo iyi Google Chrome ifunguka. Yes, ifunguka nka gutya bitewe. Yes, like this one. Iyawe nayo ndabizi neza ko ifunguka gutya. Icyo uri bukore, uri buze hano, ahangaha naje kuri utudomo dutatu turi hano turi kumwe. Uraza uhakande, uze hano, ukimara kuhakanda uraza aha muri setting. Mbibutsa gukanda subscribe nanone again. Icyo uri bukore hano, uraza ukande gira hano, uraza ushake ahantu handitse site settings, urascrolling umanuka uze uyirebe. Dore ngiyi hano site setting, urayifungura uze ufungure hano. Yes, all sites here, all site. Then urabona ibintu byose uba warakoreye muri phone yawe byose biba bikirimo, nta na kimwe warigeze usibamo. Ukumva rero iba ifite ibintu byinshi. Icyo ukora rero, uraza uze hano kuri delete. Yes, here, ugende uduhanagura kimwe, akantu kamwe ku kandi, kamwe ku kandi, kamwe ku kandi bakadushizeho. Mbere na mbere urabanza wenda ukande kwaka. Yes, katurebe, urakandaho uze hano delete and reset. Yes, hano delete and reset, ugende uhanagura twose ubikora gutyo paka tugize mpaka twashize. Nibishiraho ubwo birumvikana phone yawe iratangira kugenda ikora neza. Reka tubihanagure turebe. Inshuti, bibutsa guma mukanda subscribe, ko murabona iyi channel iracyari hasi cyane. Ndifuza ko mwagira uruhare mu kuba mwayiteza imbere. Wowe ugize amahirwe ko wabonye iyi video kabisa, nizere ko phone yawe nta kibazo izongera kugira. Ibi nibimara kurangira, icyo uri bukore, uraza hano muri application, ugenda ureba application zawe ushobora kuba ufite ziba ukunze gukoresha cyane. Urugero nkanjye nkunze gukoresha iyi application imwe bita Binance. Yes, application bita Binance, mwese murimo kuyibona hano. Uraza, yes, uraza uyikandeho ugumisheho. Yes, urakanda ugumisheho, noneho uje winjiye muri settings zayo. Izindi ndimo kuvuga muri phone zigenda zikora nabi. Yes, urabona mu by'ukuri hano kuri storage and cache, ahangaha storage and cache uhakore, then ukore hano handitse clear cache. Yes, urabona ko hano yarafite megabyte 630 n'isigira 132. Nuko bigenda hose ama application ugenda yose ukoresha, akariko ugenda ubikurikirana gutyo. Nk'iyi ya CapCut nayo uraza bikore ko uraza kandi ugumisheho CapCut. Yes,
uze urabona ifite storage ifite kuri megabyte 792 ni hafi gigabyte. Urakoraho uze clearing ukona user data yako twakoresheho megabyte 53. Izi zose ziri kuri user data bivuze ngo izi ni umwanya wacu uri kugenda uribwa. Urakora hano kuri clear cache already ziraza kuhava hamwe. Yes, ziraza kuhava. Hasigareho izi ngizi ziri kuri app size zonyine. Iminota mike byamaze kuhava. Hose ugende ubikora gutyo. Noneho hari n'ikindi kibazo abantu bambajije babaza bati kuki ubona ujya kubona phone ukajya nko muri settings ya phone yawe ugasanga phone yawe igiye kuzura cyangwa se yaranuzuye ariko mu by'ukuri kuri file nta kintu kigaragara ufiteho. Ukaza ugasanga rwose telefone yawe usigaranyeho mbega gigabyte nkeya kandi nta kintu na kimwe wabasha kuba wasevingaho. Icyo ukora rero uraza ugafungura file yawe gutya. File ndakenga nta muntu utayizi. File yes, iyi hano file. Icyuza uraza wifungure. Aho ni kuri za phone gisa gusa ugasanga phone isa n'iyuzuye kandi mu by'ukuri nta n'ikintu afiteho. Ukaza hano ku turongo dutatu turi hano ndabona ibara ririmo ritari gukunda neza sinzi ko bisa. Yes, hano uraza uhakande. Ukimara kuhakanda urabona ko hano handitse trash. Uraza uri guhanagura kenshi usanga ari kugira ngo move to trash. Ntabwo ubihanagura ugize ute uje kubisevingamo hano. Urabona nkanjye ahangaha mfitemo agafayilo ka megabyte 1.1 kari hano. Ubwo nureba uzasanga ariho byinshi bitewe nuko uzaba utarabihanaguye. Icyo uzakora uzaza uhakande kuri trash. Urabona ngiyi hano ngiye iyo mpafise ngiyi. Wowe uraza uvivuremo hano nongiza ukore delete. Urahavivura then uze kandi hano hasi hano kuri delete. Delete. Urabona tayari za megabyte zihava. Ubwo phone iba isigaye ibintu bihari ari bifite kuri file gusa bigaragara. Ndakenga ibintu by'uyu munsi nateguriye kuba nabereka. Kora subscribe kandi share like kugira ngo n'izindi video zose zizatambuka uzabashe kuzibona. Ciao.